Yes, ndagushimiye tugenda tubana umunsi ku munsi namakuru tugenda tukugezaho amasa 24 ku yandi amakuru abayize amakuru kandi utasanga handi amakuru aba aturutse imbere ku rugamba rwa M23 tukomeje guhanganamo n'igisirikare cyatangira ngo iyi ni content nshyashya tujye kujya ducisha no kuri YouTube channel yacu 5TV Rwanda aho tujye kujya tugaruka cyane kubikomeje kubera imbere muri Republika ya Demokarasi ya Kongo amakuru akomeje kuhava ari menshi cyane hanyuma niki kirimo kuvugwa hano niki kirimo kugarukwaho nyirango murabizi ko jobundi nibwo Perezida w'u Rwanda ndetse n'uwa Republika ya Demokarasi ya Kongo bahuriye muri Qatar ngira ngo twabigarutseho ku yindi YouTube itari iyi ngiyi hanyuma abadukurikirwa murabizi cyane twagarukaga ku bijyanye n'iyo nama yabereye i Doha hanyuma M23 yahise itangaza iki yatangaje ko ibyakorwa byose birimo Perezida w'u Rwanda ko ni Paul Kagame ndetse na Felix Antoine Tshisekedi ariko bigaheza M23 nta musaruro byatanga kandi koko birumvikana kubera ko ikibazo kiri hagati ya M23 ndetse na Perezida wa Republika ya Demokarasi ya Kongo ni Felix Antoine Tshisekedi nibo basa naho bafitanye ikibazo kugeza uyu munsi nago ikibazo kiri hagati y'u Rwanda na Kongo ahubwo ikibazo kiri hagati ya FARDC ndetse na M23 kuko nibo barimo kurwana ibindi biza ni cyo nakita speculations cyangwa se amagambo araho ngaho avugwa gusa so rero bashize bakimara gusohora iryo tangazo byashize bijya hanze basaba ko noneho M23 nayo ishobora kujya mu biganiro igahura na FARDC ubwo donc abayobozi ba M23 bagahura n'igisirikare cya FARDC aho bagomba kuganira ku bijyanye no kugarura umutekano muri iki gice cy'uburasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo namakuru rero yasamiwe hejuru namakuru ni invitation cyangwa se ubutumire Qatar yakoze Qatar mu byukuri irimo kugerageza kunga bagabo ubwo ndavuga ya 23 ndetse na FARDC Qatar yahereye ku Rwanda kubera ko n'ubundi Rwanda FARDC ikomeza kugaragaza karirwo ruri guteza ikibazo muri Kongo ndetse u Rwanda rwo rukagaragaza rwose ko nta urure n'ibibera muri Kongo ariko ejo bundi ngira ngo bagiranye ibiganiro hanyuma na M23 rekibara gusohora iryo tangazo birumvikana ko nibo barimo ku rugamba nibo bazi icyo barwanira nibo bazi icyo bashaka bahise basohora itangazo bavuga ko byanga bikunda FARDC igomba kubashira ku meza ibiganiro kubera ko ibyakorwa byose batarimo ntago bishobora gutanga umusaruro ibyo ngira ngo nibyo Qatar yahereyeho inatumira abayobozi ba M23 ko bagomba kuganira n'igisirikare cya FARDC ubwo ni intumwa zizoherezwa na M23 ndetse n'izindi ntumwa zizoherezwa na FARDC hanyuma bakaba baganira turibaza tuti ese koko nyuma yuko M23 ikoze ibitero ndetse igatangirwa impapuro zibata muri yombi ubwo ndavuga M23 ni impapuro zatanzwe na leta ya Kongo ndetse na FARDC muri rusange leta ya Kongo na ya Felix Antoine Tshisekedi uri perezida uyu munsi bamaze kuba bashira hanze impapuro bagaragaza ko bagomba guta muri yombi aba bagabo ba M23 bakomeye cyane barimo Bisimwa barimo Colonel Nanga barimo ni benshi cyane reka tuze kubagaruka mu kindi kiganiro ubwo haribazwa ETC nyuma yuko abangaba barimo gusa naho bagongana barimo gusa naho batumvikana biraza kugenda bite izi mpapuro z'igihari biraza gukunda ko baza kuva guhaguruka mu gihugu bakajya hanze kubera ko igihe cyose bakandagira ku butaka nyina ngo mbibabwira igihe cyose bakandagira ku butaka bukorana na Republika ya Demokarasi ya Kongo ndetse bugakorana na Interpol bagomba guhita batabwa muri yombi igihe cyose baba bagiye mu biganiro ngira ngo ni nacyo kintu kishe ibiganiro by'u Rwanda murangora bavuga ko batagombaga kujya ahantu babona ko umutekano wabo ushobora kuba wageranirwa bagahitamo rero kuza kubireka bakigira
bakavuga ko ubwo bagomba gukomeza urugamba, nta handi bagiye, bo batangaje ko bagomba gukomeza urugamba, ibiganiro babyikuyemo kubera ko hakiri impapuro zibata muri yombi. Bakavuga rero ko batizeye umutekano w'ibyo biganiro, ko bagomba bahitamo guhagarika cyangwa se kureka kujya muri ibyo biganiro igihe cyose batizeye umutekano wabyo. Ni kimwe mu byagarutsweho cyane n'uyu munsi. Hanyuma turibaza tuti ese nyuma y'uko banze kujya mu biganiro i Rwanda, bazajya i Doha muri Qatar, kubera ko ikirana igihugu mpuzamahanga, ni igihugu cy'amahanga ariko gikorana n'ibihugu bindi, gikorana na Interpol, gikorana kandi ziriya mpapuro kenshi na kenshi bazihereza Interpol, hanyuma Interpol akaba ariyo ikurikirana icyo kibazo. Ubwo turimo turibaza ngo ese ibi biganiro bizashoboka, nubwo bo bagaragaje ko bakeneye ibyo biganiro hagati yabo ndetse na FARDC. Turibaza tuti none bizashoboka cyangwa se bashobora gukandagiraho bagahita babata muri yombi nk'uko nabo bagenda bigaragaza. Ubwo turakomeza turebe birimo kubera hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Urugamba mu by'ukuri rukomeje kwavansa. Ejo bundi nibwo bagaragazaga ko bamaze gukandagira muri Walikale, bamaze kuba bahagera, ndetse ku Barundi bo na perezida wabo bavuze ko ari amakuru y'igihuha, nta Walikale bamaze kugeramo, ndetse banagaragaza ko rwose nta kirajya imbere hano muri Walikale, umutekano ushyira umutekano wose. Ubwo turakomeza dukurikirane amakuru y'ahanga uko byifashe, turakomeza tumenye uko bihagaze. Ndagushimiye wowe wakanze ijambo subscribe cyangwa se s'abonner, ndagushimiye nawe kandi tugenda tubana umunsi ku munsi. Reka mbwire ngo komeza uhirwe, komeza ugire umunsi mwiza.